Rwibutsa w'Abanyarwanda Barundi ndabashuje cyane. Ubushize nabahaye isomo ku izina rya Kigeli. Murabizi nyine iyo witegereje ku rubuga rwanjye rwa Facebook mvuga ko ndi linguistic forensist, nkongera nkaba anthropologist. Okay? Mfite impamyabushobozi muri anthropology, nkagira n'impamyabushobozi mu bintu bijyanye n'indimi, ibyo abazungu bita linguistics, ariko by'umwihariko nkagira impamyabushobozi mu gucukumbura no gushishoza no gusobanura no kugarura amagambo yabuze bitewe n'ibihe, bitewe n'urujijo runyura mu bihe. Niyo mpamvu nitwa linguistic forensist. Nibwo mumenyereye iryo jambo ku kintu cyitwa forensic science, aho baba bakora iperereza ahabereye ikintu kibi, tuvuge umuntu yishwe, bazana inzoberezi mu gushakisha, hanyuma ubwo bushakashatsi muri ubwo buryo babugerageza kumenya uwakoze icyo kintu bakabyita forensic science. Ariko njye ndi linguistic forensist, bivuze ko njya mu rurimi tuvuge nk'icyongereza nkatahuramo amagambo yahoze ari ikinyarwanda, nkamenya inzira ijambo ryanyuzemo kugira ngo rizabe ari icyongereza, nkabona ko iryo jambo ryahereye mu kinyarwanda kera. Okay? N'ukuntu ryagiye rihinduka rikaba yenda ikigiriki cyangwa icyongereza. So hano ngiye muri app, hari app nyinshi kuri internet, hari yitwa Pinterest. Pinterest ujyamo ugashakisha amashusho wifuza yose ukayabona. So nagiyemo nshyiramo ijambo njyamo na abantu biga ibintu bya Egyptology bakoresha. Iryo jambo ryanditse ngo USHABTI. So nashyizemo ijambo USHABTI Ancient Egypt, noneho hahita havayo iri shusho ubundi uko ribona ribajije gutya, ni isanduka abantu bo muri Misiri kera bitabaga Imana, bakabavanamo ibyo mu nda neza bakabishyira mu tuntu bigomba kubikwamo, noneho umubiri bawumisha bakazana umuntu uzi gushushanya, agashushanya ishusho ya wa muntu, yarangiza kuyishushanya neza, iyo shusho ikaba igifuniko cy'isanduka ye. Noneho bakajya kumushyingura. Iyi sanduku ifite igipfundikizo cy'ishusho ye, abanyamahanga bo babisobanuye nka USHABTI, bagiye mu matwi y'intare bo babisobanura ngo ni USHABTI. Ariko njyewe nasanze bitavuze ngo USHABTI, nasanze bivuze irindi jambo. Iryo jambo reka turirebe. Okay? Urabona hano bakubwira ngo USHABTI. Aya ni amatwi y'intare. Aya matwi y'intare rero ntimukayateho umwanya, ukuntu baba yaranginze babeshya ngo niko yanditse, baba babeshya ariko biba birarangiye. Ibi ngibi ni ibintu muri iyi minsi basigaye barahimbye, bikoreye mbese ururimi rwabo bakoresheje izi sinye. Ntimukabiteho umwanya. Reka ducagagurire ijambo USHABTI turisubiza mu buryo. Okay? Reka ducagagurire ijambo. So baravuze ngo USHABTI, baravuze ngo iyi sanduku ibajije mu buryo umuntu yasaga ngo yitwaga USHABTI. So kugira ngo tumenye USHABTI icyo byari bivuze, reka tuvanemo imvugisha. Iyo ni tactic yanjye, ni tactic yanjye navumbuye. Okay? Akenshi ijambo barabibonaga mu matwi y'intare, ariko rikabananira kumenya uko rivugitse, noneho bagapfa guhimba ikintu cyabo. Duhita tuvanamo imvugisha hano, tuvuga ngo sa ha ba ta. Okay? U a i tubivanyemo. Okay, bari bavuze ngo USHABTI ngo bivuze iriya sanduka ishyingurwamo umwami cyangwa umwamikazi cyangwa igikomangoma cyangwa umuntu wese washyingurwaga mu bihe bya Misiri ya kera. Ngo bayitaga USHABTI. Ariko njyewe ntabwo ariko mbyumva. Okay, so tumaze kuvanamo imvugisha. Uribuka igihe twageragezaga kwiga izina rya Kigeli, twavuze ko sa na ha byahindutse ka. Okay? Biduha uburyo bworoshye bwo kugera ku izina Kigeli. Ariko hano noneho, hano muri Misiri, biriya byari Mesopotamiya. Hano muri Misiri sa na ha ishobora kuvamo inyuguta nyinshi. Rimwe na rimwe sa na ha yasimburaga ca na ha, ikaba yasimbura ja,
ikaba yasimbura ga, ikaba yasimbura ka, okay, ikaba yasimbura sa, ikaba yasimbura za, okay. So tubonye izo nyuguta zose, kubera zibaye nyinshi, reka noneho twitegereze izindi zisigaye ebyiri, ba na ta, okay, ba na ta, okay. Ibuka ko iyi ushabiti bari bavuze ko ari isanduka ishingurwamo umuntu. Ubundi cyaga ari ikintu kijyanye n'imva, nko mu Kinyarwanda imva cyangwa isanduka umuntu ajyamo akaruhuka forever, cyabaga hari iki mu by'ukuri. Ikintu nk'icyo cyabaga ari ubutuzo, ari ubutuzo. Hano dufite ba na ta, ba na ta. Ibuka ko nyine abanya Egypt, aba Kemetians bandikaga bavuye hejuru bakajya hasi cyangwa bava iburyo bakajya ibumoso. Hanyuma abongereza ba Jean Champollion, okay, na ba Young bo babonaga amatwi y'intare rimwe na rimwe bakasobanya inyuguta iri hagati, ikaba yagombaga yenda kuba iya mbere, iya mbere ikaba yagomba kuba ariyo ya nyuma. Urumva, mwabonye ko icyo kintu nacyo cyabaye kuri rya zina rya Kigeli turibona, okay. So noneho reka tuvuge tuti niba ushabiti bivuze isanduku umuntu aruhukiramo cyangwa ahantu umuntu aruhukira, kandi iwacu ahantu hitwa ubutuzo, so bigomba kuba ari ba ta. Noneho muri za nyuguti twerekanye zifite possibility yo kuba sanahabyari, muri izo nyuguti henda twavuga tuti za niyo iri bujye hano. Hanyuma tubonye byatangiye biri saha bata, birangiye biri bata za, twongeremo imvugisha zacu. Icyari ushabiti kibaye ubutuzo, okay, kibaye ubutuzo. Hari irindi jambo nakabaye mbaha, ariko iryo ngiryo ritanga ibintu biri advanced ntiteguye kubigisha nonaha. Bitanga ibintu biri advanced ntiteguye kubigisha nonaha kuko turacyari kuri elementary level, mbivuze nonaha byahita bibacanganya mukaba turimo n'ibyarimo n'ibirebire tubyumva. So iki kintu ukibona hano yari isanduka y'umupfu, okay. Umuntu yarapfaga bakamubariza isanduka, hanyuma hejuru yayo bakamakinga sure ko isura ye bayishyizeho, okay. Hanyuma agahora umwe ngumva akagenda bakamushyira mu cyobo ahantu cyiza giteguye neza, agahora umwe, okay. Waba utaburiye umucanga umugezeho ugasanga arakureba gutya, urumva. Ariko wafungura, kuko iyi ni lead, wayifungura ukabona na wa mubiri we urimo, no bikitwa ubutuzo, bikitwa ubutuzo, urumva, bikitwa ubutuzo. Rero umuntu wanyu Rwibutsa, nabashimira cyane. Imana ibarinde, Imana ibarinde.